Ndagusuje kandi nongeye kuguha ikaze nanone wowe inshuti yacu y'akadasohoka, wowe uhora udukurikira ku biganiro tukugezaho kuri saga ya Prince Kid. Icyo nakubwira cyo nuko kugeza kuri ubu ngubu icyumba cya Grand Legacy cyabaye icyumba nakwambia. Amakuru ari kugenda ava hano hanze, ni ibintu biri kugenda bifata indi ntera. Icyumba cyabaye icyumba, bivugwa yuko hari icyumba kiba muri Grand Legacy Hotel. Grand Legacy Hotel ni hoteli iherereye hariya rwose, hariya urenze Sonatube gatoya urimo ugana i Remera mu Giporoso, iri ku muhanda neza cyane rwose. Ni hoteli nziza cyane, hoteli kabisa y'abantu bari class, y'abantu bagezweho. Sasa rero harimo icyumba bivugwa yuko ari icyumba cy'abanyacyubahiro ndetse abanyacyubahiro batandukanye, abacuruzi bakomeye, abo ba honorable bagiye bakoreramo amabi menshi cyane bya Grand Legacy. Icyumba cyabaye icyumba, bivugwa yuko icyo cyumba ari icyumba gihora cyishyuye, ahubwo icy'abakire cyangwa se abo ba honorable bakora ari ukuvuga ngo ari uguhamagara, agafata kuri fone agahamagara ati ese bimeze bite mu cyumba, harimo umuntu cyangwa ntawe urimo. Basanga ntawe urimo nawe akagira gute, akaba agiye kugifata. Ariko nyine gihora cyishyuye abo baherwe b'abacuruzi bakomeye, ndetse hakazamo n'iki nabo ba honorable. Ese ni ukubera iki icyo cyumba gihora gishyuye? Icyo cyumba gihora gikoreshwa n'abantu nk'abo ngabo, nta kindi baba bakoreramo ni ukuriramo abana, icyo bita kurya abana. Operation hasi, umuceri hasi wagiye umenwa. Hari byinshi bigenda birimo bibikurika cyangwa se bigenda bisubirwamo. Ariko icyo ngubwiye cyo nuko ishyamba atari ryeru, icyo ngubwiye cyo nuko ishyamba atari ryarindi. Buri wese n'uwagashyaga yicaye akwiye guhaguruka noneho akagashya ahagaze, kubera yuko ntabwo biza koroha iby'iki cyumba cya Grand Legacy, iby'iki cyumba cy'aba bafite amatitire akomeye, yaba ari mu buyobozi cyangwa se abari no mu bacuruzi bakomeye, muri babandi baza mu myanya y'imbere. Icyumba kirirwamo abana, I'm telling you, ni ibintu bitoroshye, ntabwo byoroshye. Reka tuze tuba turebera byinshi kuri iki cyumba. Gusa icyo wamenya ni uko iki cyumba ngo gifite amabanga menshi. Urabizi yuko na honorable Bamporiki ajya gufatwa, yafatiwe muri Grand Legacy, ari kwakira ruswa. Bivugwa yuko rero Grand Legacy ishobora kuba yakirirwamo ruswa, ishobora kuririrwamo n'abana, kandi byose bikorwa n'abantu bafite icyubahiro gikomeye, yaba ari ku kintu kijyanye na title y'ibintu bakora cyangwa se n'amafaranga muri rusange. Aya ni amakuru ateye n'ubwoba kuyabara, ariko nyine mu by'ukuri it's a job, niko kazi dukora, kandi wowe udukurikira ugomba kubimenya. You have to know. Ngo ikaze kandi nanone wowe udusuye bwa mbere, wibuke gukanda kuri subscribe aho hasi, ukazogera kandi ukandeho. Nubona hakiriho umutuku rwose sureke gukandaho, asigaye ubona umutuku uvuyeho, nubona handitseho ngo subscribed, uraba wamaze kubikora. Biremewe kuba wateraho like mu gihe wabikunze. Ikindi no mu gihe hari igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, you have to write comment, then you have to share to your colleague, your friends, your family, in order to expand. Come on, ingende hiro Willis nyine nk'ibisanzwe musemaji. Icyumba rero cya Grand Legacy Hotel, ubwo turagarutse nyine mu makuru noneho ku buryo burambuye. Muri Grand Legacy Hotel nabikubwiye, ni hoteli iherereye hariya Sonatube.
urenze Sonatube urimo uzamuka ugana aho bita mu Giporoso. Ni hoteli nziza cyane rwose, bivugwa yuko harimo icyumba gihora gikodeshwa. Ibingibi byose uno muceri wamenetse hasi nyuma y'uko uwo bita Prince Kid bamuzanye kuburana, ndetse hari abantu bagiye batoza amakuru. Binavugwa yuko abantu barimo ba Mutesi Jolly ndetse n'abandi batandukanye bashobora kuba bazi iby'iki cyumba, ndakubwiza ukuri. Ikindi kandi uwo bita Miss Rwanda 2019 yitwa Nimwiza Megan rero akaba ari umwe mu bantu bashakaga kujya kuregura cyangwa se gushinjura uwo bita Prince Kid, cyane yuko nawe bivugwa yuko iki cyumba ashobora kuba yarabifiteho amakuru, ahubwo Prince Kid arengana. Yuko urubanza rwa Prince Kid rwaje igihe rwari rurimo rubera mu rukiko rw'Inyamirambo, urukiko rwa Nyarugenge ruherereye i Nyamirambo. Bikaba ngombwa yuko umucamanza avuga yuko urukiko cyangwa se urubanza rugiye kujya kubera mu muhezo, ibintu Prince Kid atashakaga. Avuga ati njyewe ndashaka yuko mufata uru rubanza mukarushyira muri rusange, abanyamakuru bahari, abantu bahari, abantu bose nyine bakarubona. Ariko nyine urukiko rwatanze impamvu yuko ngo bagomba, cyangwa se umucamanza yatanze impamvu ngo bagomba kurushyira mu muhezo bitewe n'uko ngo harimo amagambo cyangwa se ngo amabanga ngo badashaka kajya hanze. Abantu benshi cyane byagarutswe mu itangazamakuru bibaza ati kubera iki Ndimbati yaregwaga cyangwa se yakekwagaho kuba yarasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure, akamuha ibisindisha, akamutera n'inda, akamubyaza n'abana babiri b'impanga. Kubera iki? Ati ni iki gikomeye kiri mu rubanza rwa Prince Kid kitakavugiwe ahabona kirenze ibyari mu rubanza rwa Ndimbati? Ni ibintu byabaye saga. Ariko amakuru nk'uko abivuga ngo bita Prince Kid we yanze yuko we mbese banamujyanye mu imbere nyine mu muhezo, mu buryo bwo kwirinda ngo saga y'ibintu byinshi cyane byari kuvugirwa ku mugaragaro by'icyumba cyo muri Grand Legacy Hotel iherereye i Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Remera. Icyo cyumba gikodeshwa n'abakomeye. Iyo irushanwa rya Miss Rwanda ryabaga ari irushanwa riri guterwa inkunga n'amakampani akomeye, harimo za Beka, harimo za Kigali Arena, harimo kandi za RBA, za Volcano, harimo amakampani za Cogebank, harimo amakampani ngo bitwa ngo za Ian Boutique n'izindi kampani zigiye zitandukanye. Abo bose babaga ari abaterankunga b'irushanwa rya Miss Rwanda. Mu irushanwa rya Miss Rwanda ryabaga ryitabiriwe n'abadada beza cyane, abakobwa b'ibizungerezi. Rero bivugwa yuko ba nyiri ibyo bigo byateraga inkunga iri rushanwa, cyangwa se byari abafatanyabikorwa ba Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda. Bivugwa yuko bitwazaga ubushobozi bw'amafaranga bafite, ko babaga ari n'abaterankunga, bakaza kwirambagiriza utwana two kurya muri rino rushanwa nk'uko twabaga twiyerekanye. Wagira ngo ni Muswati, umwami wa Swaziland, niwe buri mwaka habaho igikorwa cyo gucagura umugore, kubera ko buri mwaka Muswati ashaka umugore, buri mwaka yongera umugore kuba afite. Rero iyo ibyo biri kuba, bafata abakobwa beza b'ibizungerezi bakaza bakanyura imbere barimo bamundaringa, bazunguza amagwede, yababona agatoranyamo uwo ashaka agahita amugira umugore. N'aba rero bari bigize nk'ari ba Muswati, barimo bareba ukuntu abana b'abakobwa barimo bagenda bazunguza, bikarangira nyine bitwaje ko ngo bafite icyubahiro, bafite amafaranga,
bigatuma bitwaza icyo kintu barangiza bakabarya. Bivugwa yuko icyo cyumba cyo muri Grand Legacy Hotel ariho habera amabi yose, icyo cyumba kiba cyishyuye. Ayo makuru ni amakuru ari hanze nyine kubivuga kubera yuko ni ibintu byamaze kuba bimenyekana bitakiri ibanga yuko icyo cyumba kiba ari icyumba cyakodeshejwe n'abo bakire bagiye batera inkunga irushanwa rya Miss Rwanda. Ndetse baba bafite n'amafaranga, by the way, birumvikana ntabwo wajya gutera inkunga igikorwa nka kiriya udafite amamiliyoni yo gushoramo. Byumvikana yuko nyine baba bafite n'amafaranga yo kuba barya abo bana, nk'uko bivugwa ni kurya abana. So hari Bamporiki ajya gufatwa afatanwa icyuho cyo kurya ruswa yafatiwe muri Grand Legacy. N'ubundi bivugwa yuko ari naho bagiye bakinira amapolitike nk'ayo ngayo, abaherwe b'abacuruzi ba honorable ngo bagiye batandukanye bakitwaza icyo cyubahiro, bakitwaza ubwo bushobozi, bakaba bagira gute, bakaba bajya navuga ko ari uguhohotera abana. Rero bivugwa yuko kuba urubanza rwa Prince Kid rwarashyizwe mu muhezo bagira ngo birinde kumena umuceri hasi n'amabanga y'abo ba honorable n'abo bacuruzi bakomeye, cyangwa se bajera, cyangwa se aba managers b'ibyo bigo bitandukanye, za Cogebanque, za BIC n'abandi batandukanye bagiye bakora ibintu nk'ibyo bitamenyekana bikajya hanze. Ari nabyo Prince Kid barinze bamutwara ngo mu muhezo, akabwira ati urubanza rwanjye murushyira habona abantu bose barubone, kubera yuko ngiye nabanga mwigeze mungirira kugeza na n'ubu ntabwo nshaka ko mungirira ibanga. Ati ni iki mugiye kunkorera, cyangwa se niki kigiye kuvugirwa mu rubanza rwanjye giteye isoni kuba cyavugirwa mu Banyarwanda. Ati kuri njye nacyo, cyane yuko we yavugaga ati ibyo bari kunshinja ntari kugira guti, nari kubyemera. Hari umunyamakuru w'umucukumbuzi mugenzi wacu yitwa Scovia, benshi bamuzi kuri Mama Urwa Gasabo, afite channel yitwa Mama Urwa Gasabo. Kenshi na kenshi wakunze gukurikirana inkuru zo mu nkiko, ibintu nk'ibyo arabyinjirira cyane. We nyine aba yinjiriye birenze, niwe wari urimo avuga ati Prince Kid ibyo ari gukorerwa ni ibintu bidasanzwe, kubera yuko ati umucamanza uri hariya Gitsure namubonanye ntabwo byari koroha. Byaje rero kurangira Prince Kid bamukatiye 16, nk'uko rero na Mama Urwa Gasabo yari yabivuze ati byanga bikunda Prince Kid baragira ngo bagende bamukubitire mu gafuka, cyane yuko nawe yabyivugiye ati muragira ngo munjyane mu nkubitire mu gafuka, ati mubishyira ahagaragara. Baramujyanye rero nk'uko Mama Urwa Gasabo yabitangaje ati ntago, ati byanga bikunda baramujyana. We noneho yari yatangiye no kubika ko ngo bashobora no kuba bagiye kumugirira nabi, ariko nyine agira ati byanga bikunda baramukatira imyaka myinshi, barya ngo nyine bamufatirane ibintu nk'ibyo. Itangazamakuru ryose ryasabye yuko wenda sinzi niba ari ryose, ariko nyine abenshi cyane mu bagiye bigaragaza bagiye basaba yuko urubanza rwa Prince Kid rwaburanirwa mu ruhame, abantu bose bagakurikira ibiri kuba, ndetse n'abantu batandukanye n'abafana, abantu bakurikira ibintu nk'ibi bose bagiye basaba icyo kintu. Ariko nyine byaje kurangira umucamanza acyanze, ariko nyine nta kundi nyine twavuga ngo Prince Kid yihangane, nyine nta kundi bibaho. Sinshaka kuvuga ko yarenganye kubera ko nyine yafunzwe n'umwanzuro w'urukiko, ariko behind cyangwa se kati mo hagati mu kati hari hari ikintu cy'ikibazo kiri aho ngaho kidashaka gukemurwa, kidashaka kwerekanwa. Ari byo by'ibyo bavuga yuko bashobora kuba bashaka gukingira kibamba n'abandi bagiye batandukanye. Ni byinshi byagiye bivugwa, wagiye ubibona amakuru agiye atandukanye, wenda nihagira n'ikindi kiza tuzagenda tukivugaho. Ariko abantu benshi cyane bari kokereje, bari kwifuza yuko ibi bintu by'iki cyumba bikurikiranwa bikaba byamenyekana, hato niba hari n'undi ushobora kuba yabyishe inyuma n'akaba
yafatwa cyane. Nk'abantu baribazaga ati ese impamvu uru rubanza rwa Prince Kid babigize, kubera ko umucamanza ngo yavuze yuko urubanza ubwo rwajyaga kuba, umucamanza yavuze yuko ngo kuba ngo umuntu yari Miss Rwanda, ngo umuntu wagaragaraga ngo mu maso y'abantu benshi, ngo kandi ngo aba bana b'abakobwa ni Rwanda rw'ejo hazaza. Abantu benshi bibaza ati ese Prince Kid we ntabwo ari Rwanda rw'ejo cyangwa se uru ni Rwanda rwahashize se? Abandi bakibaza ati ese byaba ari ukubera yuko aba bamisi bagiye bagaragara bari kumwe na perezida nyakubahwa, perezida w'igihugu, bari muri siporo zijya ziba za Car Free Day? Ese ni ukubera yuko aba bamisi barimo ba Miss Mutesi Jolly n'abandi bamisi bagiye bagaragara bari kumwe na First Lady madamu wa His Excellency Paul Kagame? Ese ni ukubera yuko bagiye bagaragara bari gukorana amasiporo cyangwa se muri event zitandukanye, cyangwa se nuko muri kongere ya RPF umukuru w'igihugu iki kintu yakigarutseho akabivugaho cyane, byatumye se ari byo babiha attention kubera iyo mpamvu? Atari ko umunyarwanda ni nk'undi, niba hari ibyo bakorera uriya munyarwanda wundi n'uriya byakagombye gutyo, kubera ko twese we are Rwandan. Reka ndekera ahangaha, gusa ibyo ni ibiba biri ku mihanda biba byagiye bicicikana hirya no hino.